Godfather urakoze kunzamura kandi uri no gukora igikorwa cyiza kuba uri gufasha Bruce. So ndishimye cyane. Mumureho narira. Mumureho. Wiki oya rira. Urakoze cyane. Uranyumva? Ndikumva. Urakoze cyane rata usubize n'abantu bo mu rugo babwire ko ndabasuhuza bimeze neza kandi nibigiye kuba bizagenda neza n'imbere n'isawa cyane. Urakoze cyane. Godfather urakoze cyane nawe. Bye. Ishaka ngubwiza kuri. Chris mu Bufaransa urahari yangane Clarisse. Chris mu Bufaransa melody ndahari. Nawe ubonye ubukwe bwo gutaha. Uzi ko bakunda buri cyo. Ngo yarira ariko baye. Baramba nakumvishe nk'ikaruma kugira ngo tutabangamira undi mwana. Ariko ndureba nkakwibwira. Bruce Melody. Yes. Yuhu. Shameze fresh Chris. Wala turagukunda cyane tugweruka tukiri abana. Ariko se kabasi cyabaze kimwe. Abantu bakuze banyumva byibura baje gukura. Ubu baje gukura gukuriza indirimbo z'abana zariye. Yes. Yubira urwego none abigejejeho. Asante sana man. Asante sana. I am in Dubai for vacation. Ntabwo uvuga Ikinyarwanda? Yeah, of course mvuga Ikinyarwanda, but I prefer to speak in English. Vuga Ikinyarwanda kate. Ngaho tubwira amakuru ya Dubai nyirabutisi. Dubai, everything is good. None kandi ngeze Dubai. Wimerere neza bakureke wimerere. Ngaho menyesha ko nyibukije umuhanzi twakoreye indirimbo yitwa Sani. My voice is sound like a sunny voice. Kahoda. Icyongereza cye urumva? Neri kweti yawe ni iyihe rero? Yumva ute iyo twumvishe like interview bavuga yuko ajya mu bapfumu nk'abantu tumukunda tubyibazaho cyane. Thank you so much. Ibaze umukobwa utavuga Ikinyarwanda z'abapfumu. Melody Neri ni wowe wanjye mubaze ngo ngwisubiremo nanjye. Melody urashinjwa kujya mu bapfumu. Neri gisubiramo. Oya bivuze neza yabivuze. Ahubwo aranumwe kabisa akubeshe urabona ko kunutsetse iyo bivuze n'undi niko nseka. Abapfumu ntabwo nzi ko bakora cyangwa badakora ariko ntabwo bigeze njyamo n'umunsi umwe kuko ntabwo ndabona umuntu bakoreye bihagaca nyine ariko iyo mubona wenda iyo mbona umuntu nk'umwe wagiyeyo hagashya nanjye nari gucomoka ariko nta muntu nigeze mbona babikoreye ngo bikoreke. Rero ukuntu niyumva ni uko mpita ndurika ngaseka. Ese Melody ifoto n'ishanga bihuriye? None se gufotora ishanga ntibyemewe? Ntabwo uri inshuti uyu munsi. Ndagufite. Reka nshaka utuzi two kunywa ko mu kanya ubanza biri bukomere ngaho ndabona. Melody mfite ikibazo nshaka kubaza. Kuki Brown wamutera Titi Brown kutagikoresha? Ari yigeze kumara adahari. So ama content cyangwa se ama script duhabwa n'aba video director inshuro nyinshi niyo agena uko ibintu bikorwa kandi n'aba director ucunze neza nibo bahamagara abo dukoresha mu video inshuro nyinshi. So Titi ndamuzi ndanamwemera ndanamurekomanda kenshi igihe abonetse indirimbo ikeneye amakoreography arabizi neza ko dushobora guca ku ruhande. Titi Brown ugira injyana imwe nk'iya element ku buryo iyo ahandi hose udakuba qualified ukabura.
sha nyine melody ngewe okay ngewe abantu benshi bajya banyandikira ibyo bintu ariko nyine nanjye mbasubiza nk'uko nguko avuze urumva ni ukuvuga ngo ubundi kera bajyaga banyita ngo ndi umubyinnyi wa melody kubera ko nta hantu na hamwe yajyaga nsiga urumva haba muri publicité twarajyanaga akanamo umufungo nyine ahantu henshi ngira ngo n'indirimbo zamyunduriye ubuzima n'undi nabwo nandi kumwe na melody hari ubushyuhe nandi kumwe na melody ninjye wa choreographinze ndana directing a movement melody arabyibuka ikinyafu nayo ni uko guko nari choreographer kandi ni indirimbo nayo yabaye successful urumva rero nyuma yuko ngiye muri biriya bibazo ngarutse nawe nyine urabona melody ntabwo nyine turahuza abantu nyine ikintu bagomba understandinga sibyo na urumva hari ahantu melody nyine ashobora kubona akavuga ati boro nyine Titi Brown urumva cyangwa se akavuga ati boro nkeneyemo abakobwa kuko no mu bindi bihugu ni gutyo bigenda hari ukuntu umuntu akora indirimbo akavuga ati hantu koko urumva harabyinamo abakobwa gusa nk'ubu ngubu kanze nk'urugero hari indirimbo nyinshi yagiye asohora ngende hariya nabonaga ari izanjye nka zaza na zira melody zagombaga kuba ari izanjye urumva ariko nyine I was not here so no kuvuga rero nanjye nyine nk'umuvandimwe kubera ko melody kera nawe yabaga ari kwirukanga imihanda nyine nawe ari gushakisha ariko ntabwo nkeka ko level yari ariho kiriya gihe ariyo ubu ngubu ariyo vakiriho hari urwego yagezeho kera ntabwo yari yarakoranye na Shaggy ariko bari gukorana na Shaggy yatangiye gukora muzikiri international so rero ikintu ngewe ahubwo namwisabira rwose umva melody ni ukuri kw'Imana I want to work with you kandi nkakorana nawe muri projet nini nkuko melody yabivugaga natwe turi mu bantu basigaye bafasha indirimbo ku boostinga mu buryo bumwe cyangwa ubundi nubwo tuvuga ngo turi gupromotinga ngo ibihangano bya Bruce natwe ubwacu bituzamurira imbuga nkoranyambaga kuko urabona hari ukuntu n'umuturage abakunda Bruce yabona nabyinye indirimbo ye ibyo bintu bigatuma uwo muturage amfollowing ariko ngewe mbivugiye imbere y'abantu melody shaka projet rwose ukiramo mu bundi nkwereke atari kunyeganyega we melody kutanyeganyega nanjye nagize ngo ya freeze ntago ari kumva ngize emotion ndakwama urumva melody ndi umuhungu wawe twatangiranye urabizi urumva ukuntu byabaga bimeze rero nyine nkeneye kwibona nyine turi kumwe n'ubu yego si ngombwa wenda ngo byose mbitware ariko ushaka ahantu umpengeka titi arakoze byahatari nta urebye inshuro nyinshi wenda sinzi niba ubyibuka neza titi ariko inshuro nyinshi abadirector dukorana amavideo bagize runini cyane mu guselectinga abantu dukoresha ibyo byo ndabizi kabisa yego ntabwo kusaba abizi ibyo make byose ndabyumva neza ikindi abantu bari hano hari ikintu batazi ku bantu batari babizi buriya umuvuno ngenderaho n'uwa melody Fusha mere wanjye niwe muntu wa mbere ikintu yambwiye cyahise kimbaho nafushije mama wanjye muri 2019 nabo nibwo yitabye Imana ndibuka ko melody twamaranye umunsi melody sinzi ushobora nimba ubyibuka twanajyanye muri studio ugiye kuri recording indirimbo yawe na kwinca ndibuka ko wambwiye ijambo rambwira ati titi nucika intege Imana ikunda imfubyi sibyo cyane cyane ko nawe nta gihe kinini wari umaze ubuze umubyeyi wawe urambwira ati njyewe natangiye kubona nyine ibyiza ari uko umubyeyi wanjye agiye amasengesho yansengeraga like imigisha ye nyine yatangiye kunzaho ari uko agiye so rero nawe ntibigukinege ngo wumve ko urangiye kuko nari nihebye byahatari urambwira ati titi niho urugendo rwawe ubwo rugiye gutangirira kandi koko ndabyibuka ko kuva 2019 gukomeza nibwo nakoze ibintu byinshi kuko ndibuka ko twese tujyana no muri covid nibwo natwitse cyane irindi jambo rya kabiri wambwiye rero hari ukuntu nigeze kukuganiriza urumva iri jambo ubundi nibyo navuga ko ryampinduriye ubuzima hari ukuntu nigeze kukuganiriza ndavuga ati melody ngamaze kuba umusitari ngiye gusetinga ibiciro urumva nanjye ngiye kuba umuntu wadanje nta muntu uzongera kumagurutsa urambwira ati wambwiye ijambo urambwira ati titi urumva mubaze ese ufite ikibanza ndakubwira ati hoya none se waba nibura hari iduka ufite rikwinjiriza buri munsi urambwira ndakubwira ati wapi itumbwira rero icyo kintu iyo kitarakubaho ugerageza gucisha make yego nyine ntujye munsi y'ibiciro bya kure ariko wige gukorana wige kudashyira amafaranga imbere ushyira ibikorwa imbere so kugeza amaginga ya melody iyo kotsi yawe niyo nyigenderaho ngewe ntabwo nshyira amafaranga imbere cyane shyira ibikorwa imbere kuko nizera ko ibikorwa nibyo bizana amafaranga reka njya ku musozo gana ku musozo nawe uvuga ngo uri gushya mu nda dufata hanze ngana ku musozo
Melody Melody nyine ibyo nakamusabye nabimusabye nashake projet ankubitamo ubundi dutwike haba kuri social media haba no muri video yabonye ko mfite abahungu badanje sawa urakoze nawe gufata nagira icyo abivugaho reka ngire gato mbivuga ariko ibijyanye na projet nzayishaka nzanabishyiramo ingufu ubu hari hanyuma ibijyanye n'ubupfubyi n'imiryango ejo bundi nabonye ikintu kandi wanza uri kumwe na Godfather numva ntago byari bikwiye reka narabivugeho nyine kugira ngo wenda n'abandi bantu bari hano ntago ngira ubwenge bwinshi ariko iyo mbonye akanya buke mfite ndabukoresha urumva nabonye uri kuvuga ku kibazo cya petit frere wawe n'iki biraboro ntago ari byo ntago bikwiye nta nubwo byari bikwiriye ntago nabikunze nk'umuntu twabanye nk'umuntu wenda uzi bike mu bijyanye n'ubuzima bwawe ejo bundi nabonye akavideo ka Icon ari kuvuga ngo buri muryango ngiye kugerageza kubivuga nyine uko nabyakiriye buri muryango ugira umuntu uba source cyangwa source cyangwa se uba ugira umugisha akaba ari we wakira uzi uwo muntu aba ari nawe inzira yo kwakira kw'abandi rero niba wireba ukabona mu muryango wawe uri uwo muntu uzagerageze nyine kubikora abandi badashonnye nibyo byiza kubera ko twese tugira imbogamizi tugira n'ibintu bituremerera imitima ariko ibintu bituremerera byose ntago ari ibyo kuvugwaho kandi buriya iyo umuntu umuruta cyangwa umuntu hari ikintu wenda hari ibitekerezo wumva umurusha ntago ari byiza ko ubibwira abo bitareba uragenda ukamwegera nyine ukamutamo ntugire ngo wenda ndi kuguteza abantu ariko numva ari ikintu cyadufasha twese nka sosiyete umuryango uravuna cyane cyane ku bantu b'imfubyi ari n'igihe kikurenga nyine ukaba wanabivuga kubera ko wananiwe gukontorora amarangamutima ariko n'uzajya wumva ugiye kubirenga nyine ngo bivuge ujye ushaka izindi uhugira moto asante sana kwakira n'abandi bantu Divine umubyinnyi wabigize umwuga ngo bimeze bite bimeze neza uba uri kumwe kuba uje hano ukisanga uri impande ya Bruce Melody urukumva ugize ubwoba mu nda oya ndumva narira urumva warira yego challenge nabonye yifoto uratangiye gutwa iki ko muko bamushaka indirimbo kitabora ariko kudufaza uzayikora muri big screen uyu mwana niduhura azamenye ahantu uri kunyemeka nuko ntari umukobwa muto cyangwa ihangane shanga twagiye oui naze kukumenya ihangane shanga Divine oui ko nakubona ko nta challenge y'ifoto bimeze bite actually nzayikora ariko ubura dufite ukuntu dukora utuntu twacu twipoweye ariko indirimbo cyane mbere nuko itari inyanya ngirabura buriya hari ibintu tuba tukitegurira okay Divine dukunda ibikorwa byawe kandi turakwishimiye you're welcome twishimiye kubana nawe hari ikibazo utumye mubaza kandi ngiye kuguha ijambo hari ikibazo ufite ubaza Melody Melody ntabwo ikintu nshaka kumubaza yego kubera iki nyine Melody ni umu big artist hano mu Rwanda no muri East Africa ikintu nashaka kumubaza ko abandi ba big artist reba nka ba Diamond iyo baje nyine bazana ababyinnyi babo nyine ukabona bari kubashyira imbere ahantu hose nyine agiye akabajyana ikibazo nari mfite nshaka kumubaza kubera iki bo batabikora ni ikibazo kihe ko bo nyine batizerera mu babyinnyi wenda najya kuri stage runaka yo hanze aba yajyana ababyinnyi n'u Rwanda narwo tukagenda tugaragara cyane n'ababyinnyi b'u Rwanda bakagenda bagaragara nk'uko abandi ba artist babikora ni ikibazo cyiza ubu se ngisubize mvugishije ukuri cyangwa mbeshyeho gake Godfather vugisha ukuri se mani vugisha ukuri urumva uwitwa Mani Martin yagize gutya ajyana bandi Burayi agiye gucuranga urumva ayibuze baramubwira ngo
ntabwo bazagaruka. ngo byagenze bite muba mufite ubwoba ko batoroka basi niyo batoroka bamuturangiye, niyo batoroka bamuvugirije, uzi ko abahungu bamucomotse oya uzajya ureba ababyinnyi bari professional badafite iyo nzara yo gutoroka. Hari ababyinnyi batatoroka rero ntabwo mbyita gutoroka kuko nabyo ntabwo nyine kujya gushaka ubuzima buriya ntabwo ari ikintu kibi, ariko nyine ibyo bintu ikintu bitera se ku muntu wagutwaye wenda ndetse nk'umujyanye nka bande wenda abantu 5-6 barancomotse hashya ubumwe mba ndi muri disiki z'uko kugenda kwanjye bishobora kutazoroha, ariko ni ibyo kwitondera nyine, ni ibyo gutegura abantu tukaba tubaziranyeho. Rero ndacyabegeranye, ndacyari mu buryo ibyo bintu byose nabasha kubinyuramo. Ni akazi kenshi ariko ntekereza ko mu minsi iri imbere bizaba bigenda neza. Murakoze. Melody, iyi ndirimbo yawe yakiriwe gute? Mu Rwanda rero ntabwo nzi ukuntu biri kugenda, ariko urebye indirimbo ni nini cyane. Iyo urebye streams cyangwa n'ama views yayo, usanga muri Kenya ari abantu bayistreaminze cyane, u Rwanda rukaba rwa kabiri. Ibyo bikantera ishaka mwoka byaramwe mugire rwose, mugire namwe mugire tujye tuba ba mbere, ibintu byacu ntibikarebwe n'abanyamahanga kuturusha kandi ari ibyacu. Niyo urebye no mu bandi bahanzi, okay, ngiye nko kuri Spotify yanjye habanza Kenya, hagakurikiraho Amerika, hagakurikiraho ibihugu nka bingahe byo muri Europe. Usanga nk'u Rwanda ari nk'urwa 8 iyo urebye nyine abantu banyumva cyane, ariko wenda kuri Spotify birumvikana kubera ko hano mu Rwanda ntabwo abantu bayikoresha ari benshi, ariko nka YouTube cyangwa se na hano kuri TikTok dufite aba TikToker benshi cyane mu Rwanda bashobora gukoresha sound y'umuntu hejuru. Rero nibaza ko bikenewe gusa ko mubikunda mukabisapotinga nk'iby'iwanyu, kubera ko buriya ngiye twagahuza anytime and ikintu icyo ari cyo cyose dushobora guhura ko uri iwacu uri mu Rwanda nanjye ndi umunyarwanda. Rero kunza kutunga mu nyungu zacu nk'abanyarwanda muri rusange, kuko nanjye anytime kandi nkamusapotinga. Ni nayo mpamvu mba numva nshaka ko ibintu byanjye no kugenda nuko byagenda kose bigomba guhera hano mu rugo. Mujya mubibona uko niyaranja nyine, niyo yaba ari ikintu nkoranye n'abazungu cyangwa n'abandi bantu, niyaranja nyine u Rwanda rukaba rurimo. Ni ukubera ko numva mfite icyo nuko numva ko nyine nibigenda ninzamuka Titi Brown azaba azamutse, n'undi wari wese uri kutureba na Shangaza azaba azamutse, kuko turi abanyarwanda tubikorera hano iwacu, isi yose ikabimenya. Kubimenya byaturutse mu rugo nibyo byadanje kurusha biturutse muri aba bantu bandi. Aha, ejo bundi irari bisohoka haje ndaza kugita gute, haje inkundura ivuga ndategeza nawe urabibonye, baravuga ati ibintu bishoboka bite, ni gute Bruce Melody ashobora gusohora indirimbo mu minsi 2 ikamaze kugira views zingana gutya yagiye ku isoko. Ubundi se byari biteganyijwe ko ngomba kugira views zingahe mu gihe kingana iki kuri audience yo mu Rwanda? Nyina nari tugiye kunsubiza igisubizo cy'ikibazo nkubajije. Nari nkiriye kuba ngira views zingana iki mu gihe kingana n'iminsi 2? 50 mu minsi 2. Nuko rero siko bimeze. Urumva hari indirimbo zisohoka zikaba nini, none se kuki ibyo bintu nakora iyo ndirimbo ntabikoreye Soweto? Kandi nari indirimbo yanjye nkunda byatari. Indirimbo ahubwo abantu bayakira ukwabo. Ikindi harimo n'umuhanzi w'umunyakenya. Icya kabiri, mfite indirimbo nyinshi muri Kenya, mfite amaproje menshi yo gukora n'abahanzi muri Kenya, nahuye na media yabo. Hari amaze iminsi hasohotse indirimbo ya Nadia Mukami, nayo iri mu ndirimbo ziri gutrendinga Nairobi, abikurikira murabizi, yitwa Kipepeo. Hari nyinshi z'uko indirimbo yagombaga kurebwa, kandi ntibiranahagarara, nicyo gitangaje. N'ubu nabonye iri muri 3,000,000 kandi kugera zarageze, kandi hashize ibyumweru atari 2 ni 3. Urumva rero ihangana abantu baracyakira n'ibisanzwe, bibaho ko umuntu akora indirimbo ikagira audience nyine kurura bakayireba. Ubwo umuntu udashaka ko babireba nyine yihangane, nta kundi ntibyamukunda. Amaso yaheze mu kirere, album ya Bruce Melody yabaye album ya Bruce Melody yabaze kuba nk'isura ya Godfather. Iyi album izaza cyangwa duhukure y'amaso Melody? Wenda w'isura ushobora kuba ufite impamvu ya nyayo yihisha, ariko ntatuma mbima album pe, kuko ni mwebwe mba mbikorera. None nabonye ko igihe cyo kuyirekura gishobora gusubira inyuma, ntangira kugenda mbarekurira amasingo kugira ngo ntabicishe irungu,
ariko album iraza kandi ibintu bituma isubira inyuma ngira ngo murabibona buri munsi ko nakira abasani bo hanze kugira ngo mbongereho kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza. Rero ntabwo album gutinda ari ikintu kibi, ahubwo ni ukugira ngo twongereho ibyatuma iryoha kurushaho. Album ntabwo ari ikintu numva nahubukira ngo mpfe kugisohora gutyo ko ndabemererega muri ba boss, amatwi yayo ntabwo nayata mu bishanga. Aha, hari indi ndirimbo iri single ugiye gusura nkuko biri kuvugwa wakoranye n'umwana w'umukobwa. Single indi ndirimbo mbere ko album soka. Ndaterere gusohora indirimbo imwe mbere yuko album soka, ariko sindafata umwanzuro. Ntekereza kejo ari umunsi wa final wo kudesida indirimbo izasohoka, ariko indirimbo mfite nta nimwe nakoranye n'umukobwa. Mu ndirimbo mfite harimo indirimbo ebyiri, indirimbo nakoranye na Black Diamond wo muri South Africa, n'indi nakoranye n'umuhanzi w'Nigeria witwa Joe Boy. Ubwo hagati y'izo ngizo ebyiri tuzafatamo umwanzuro, wenda namwe mwari kumfasha mama mwarazumvisha, ariko ntimwazumvishe nyine. Gusa wenda bitewe n'ibyo mwumva byababera, mwagenda munanta n'ibitekerezo, wenda byagira icyo bifasha kuko abantu bose tuzabikorana bari hano. Melody, twakomeje kumva ibintu by'ibihuha Bruce Melody kwa matanyashi, wabibonye kwita n'ibintu bikomeye. So thank you so much abantu mwese muri kwereka urukundo Bruce Melody mukamutanga ibintu biremereye. Thank you so much Melody. Byakomeje hano bahana nyashi. Titi Brown sobanurira Melody. Ndi mu rugo mwokanyagwa mwe, ndi mu rugo rwose mugerageze mushyiremo ibintu. Nuko so Melody, hari indirimbo byakomeje guhihishwa ko ufitanye indirimbo n'umuhanzi w'umunyamerika bita Sean Paul, bimeze bite? Nibyo ni igihuha? Nanjye narabyumvise, nahuye nawe turanapanga mpanga imishinga minini, ariko bano bahanzi b'abanyamerika nubwo mubona nyine ari bakuru baba bari busy byahatari bara mu matuha. Igihe cyo gukora kiragera, nkora ibyanjye ndabibitanga, no gutegereza nyine kubera ko byose biterwa n'igihe cy'umuntu nuko bigenda, kandi uretse nawe n'abandi barahari. Icyo dusabwa gusa ni ugushyigikirana abantu nabo tugiye gukora n'abakabona ko kuko ahantu nturuka bashyigikira ibyo nkora. Naho ubundi n'abandi benshi bazaza, kandi ningenda singenda njyenyine. Iyo ngiye nk'ubu indirimbo yanjye na Shaggy yakozwe na Keys, ari nayo ndirimbo ya mbere yaraproducinze nyine, navuga ikaba nini nyuma y'uko amenyekanye, yankoreye ifunga macho. Nyuma yaho Shaggy yaje kuyikunda, Keys nayo producinze remix. Urumva ntabwo mba njyenyine, mba njyanye n'undi munyarwanda mugenzi wanjye. Hari Tuniso tubana muri Debo, hari Roskana, hari na Ele. Abo bose ntabwo ngenda ngo mbasige inyuma. Nabonye Element ari muri Tanzania, harimo gukora n'abahanzi bagiye batandukanye mu bantu bakoranye, harimo Harmonize, bakonekitinze gake gake nyine tugenda duhuza buhoro kandi singenda uwumwe. Ntabwo ugenda uwumwe. Bivuze ngo demo ugiye hanze cyangwa ugiye hanze y'igihugu, haba hari n'amahirwe y'uko hari undi munyarwanda nawe ugiye kubyungukiramo. Ntabwo ni ihame, ntabwo natuma birangirira. Ntabwo nshaka kujya kure, mbere ko tujya kure njye mfite amatsiko n'inyota y'abantu baraha. Abantu bo muri Canada mwakomeje kumbaza se muri Canada habaye iki, muri Canada bimeze gute? Turashize bamutwaye mu nyanja. Ati muri Canada bimeze gute? Ko muri Canada mwakomeje kuduhamagara, bimeze bite? Reko abantu bo muri Canada ko bafite akazi kenshi, ndashaka kugira ngo kuvanyeho kamera gihese baramuhamagaye. Melody baraguhamagara ariko wagarutse. So Melody, mbere gato ndashaka kugira ngo tubwire kuri iki kintu, ndashaka kugira ngo ugire ikintu tubwira kuri iyi foto. Iyi foto byarasakuje, batireka da baratubeshye, turagura amatike cyangwa turategereza, birapfa turategereza, twurira indege, dore wintigiye kuza, ibi bintu ni ibiki? Eske ufite tour muri Canada izaba cyangwa n'abantu bakwiyitire ntabwo nguye ari wowe? Oya, uwo ni njyewe ngira ngo ndareba neza, hariho na logo ya 155 ikimenyetso kigaragaza ko ibintu ari ibyacu. Hanyuma ibi bitaramo twarabipanze, ariko haza kubamo impinduka tubihindura kubera ko habayemo impinduka zituma ntabasha kuboneka ku matariki twari twavuganye. Ikintu cyambere cyiza nuko nabo twafatanyije kubikora, ndi kuvuga ubwo uri gutegura ibitaramo yambereye umuntu muzima. Turabivugana, turabipanga, turabyimura, hanyuma dushyiraho iyi poster, turaniexkiza. N'ubu ngubu ndacyeexkiza, wenda niba hari abantu bateganyije kuza muri icyo gihe ntibikunde, ariko n'ibyo nari ndimo nabyo byari ingenzi kandi bizadufasha. Live irapozinze, ndahari mba mpari wese, don't worry.
aya matariki impamvu nayahisemo kandi nkanayemera ni ukubera ko burangiye sinkunda gukora konseri nihuta, ntabwo naguhagarara imbere iminota 15 ngo numve ntanze ibyo nari nkwiye gutanga nk'umuhanzi kandi wakoreye abantu igihe kinini. So ndashaka kuba performingira neza, ndashaka kuba live music, ndashaka kubaha umwanya wanjye wose aho nzagaragara muri izi konseri muri kubona zose. Nzahagarara imbere yanyu byibura isaha imwe n'igice kugira ngo mbashe kuririmba indirimbo zose mwakunze, mbashe kuba entertaining uko bikwiye. Ntabwo ndi wa muhanzi uba wiruka, ni nayo mpamvu nari kuza ku matariki yari ahari ariko nkabikora huti. Rero aya matariki niyo, iyi mijyi niyo, uko mubireba hano kuri iyi post niko bizakurikirana. Urwo ngo tariki 26 z'uku kwezi turimo kwa 10 uzaba uri muri Ottawa, niho uzataramira. 11 uzaba uri mu mujyi wa Montreal. Tariki 2 z'ukwezi kwa 11 uzaba uri mu mujyi wa Toronto. Byose nzabicapa, byose nzabikora kandi nzabibakorera neza. Abazitabira ibitaramo bazishima. Mubaze abantu bo muri Amerika cyangwa se abantu bo mu Bubiligi, iyo dukoze show iba ari show, nta mikino. Nta mikino, urakubita kabisa, umuntu wese uraho ngakishima. Ntaramutse ntaguteranije n'umuntu wari wese, baba ba influencer bo mu Rwanda nabo hanze, yenda ntubivwe ku giti cyawe kugira ngo utiteranye na buri wese, social influencer cyangwa umu influencer ubona mu Rwanda yaba lokali no hanze, uvuga utuye umusani yashyize itafari rye ku muziki nyarwanda kandi aracyabikomeje, wowe ku giti cyawe bakubwiye ngo tora, watora nde niba bitakugoye kwishyira muri uwo mwanya wo gutora? Buriya nabavuga bakijyana rikijyana cyangwa ntabwo twabwita ngo ni nk'uko nabavuga rikijyana ku mbuga nkoranyambaga. Abavuga rero rikijyana ku mbuga nkoranyambaga ni benshi. Hari abantu bakora ibintu ukabona nyine babikorana urukundo. Rimwe na rimwe ibintu dukora bituma amarangamutima y'abantu asimbagurika, ariko ngewe nka Dumba mufata nk'umwe mu bantu basunika umuziki babikoranye urukundo. Nta hantu hengamiye, nta kintu na kimwe agendeyeho. Dumba ajya afata indirimbo y'umuntu nkabona arayikoze, nubwo muri iyi minsi mba mbona nyine agenda acika intege, ariko ubundi ni ibintu yakoranaga urukundo, akabikora nawe w'umuhanzi ukabibona nyine ko yabikoranye urukundo. Ntimugire ngo abafana ba Dumba abantu ba Dumba ndashaka mushyiremo imiriro kuri icyo kintu. Ntimugire ngo cyagiharira narabyibagiwe. Ariko ndabizi ko abikorana umutima munini kabisa, yifuza ko ibintu bigenda neza. Thank you Bruce. Umuntu avuze ko Uncle Austin yakubyaye mu buryo bw'umuziki, ntabwo yaba yibeshye? Nimvuga ko Austin yambyaye, abantu bamfatanyije kumbyara baragira ngo bo ntibambyaye. Reka tuvuge ko Austin ari umwe mu babyeyi bambyaye mu muziki. Umuziki icyo ugamije ni ugutuma abantu bishima. Niba udakunze personality yanjye, uko nanjye abantu benshi nakunda ukuntu bitwara, ariko nkunda ibyo batanga. Icyo gihe rero mpita mfokasinga ku byo batanga kurusha ibituma ndushaho kutabiyumvamo. Kurumva nkanjye ushobora kungirira umutima mubi, ariko icyatumye wungirira njye ntawe ukigirira. Let's say wenda urugero nka The Band uri kuvuga, ni njyewe wabwiye abantu ni ibintu byo kwinjira mu muryango w'uyu muntu ntabwo nshaka kubibona. Uzi impamvu nabivuze kubera ko nabonaga ko bari gusenya, ariko kumuvugaho kumuganiraho ndabyemerewe nk'uko nawe uri kunganiraho nonaha kandi ntacyo nabikoraho. Ubwo rero njye numva icyo wahitamo gukora ari ukwikundira indirimbo. Niba ufite umutima woroshye utakwemerera kubivanga n'ibindi, wakiyumvira imiziki. Shwadiri ufata mike, fungura mike yawe. Melody yambaye nka rero Shwadiri numvaga ari umuhungu. Muraho neza Shwadiri? Reka nanjye murebe Shwadiri ndumeze koko. Muraho neza. Natanze request ntazi ko muri bunyemerere, ndumva nishimye, basi niyo namanuka nta kintu mvuze, ariko indirimbo za Bruce Melody ndazikunda, nawe ndamukunda. Hari indirimbo mfite abakobwa b'abantu Binos bavukanye ubumuga bw'uruhu, sinzi wenda ashobora kuba atabazi. Ndi umumama nyine ubu hasoringa njyenyine, nta mugabo mfite, ariko mba numva nanjye mfite inzozi z'uko abana banjye bazagira aho bava ndetse bakagira aho bagera. Umukobwa wanjye afite anniversaire
y'imyaka 6 namudodeye style yo mu mifuka kiramo indirimbo yavuga ngo iyaba naremaga ngo nari kurema ijambo riruta ndagukunda. Iriya ndirimbo yawe ndayikunda cyane cyane, nkunda no kuyikoramo video hano kira kuri TikTok. Mba numva nanjye nakwigira ku bantu bafite aho bageze, mba numva bintera courage bikantera motivation, mba numva ndi kubishaka ndi no kubikunda. Icyo nakubwira nuko nkukunda kandi natwe mudutera courage yuko tuzagira aho tuva ndetse tukagera naho tujya. Wenda reka nizere ko umunsi umwe tuzabonana. Murakoze cyane, reka ngira icyo mbivugaho kubera ko ntabwo ari ikibazo, ariko buriya uzi ko ngenda umwe mu bantu bahereye ku busa nyabusa. Yego. Navuga ko byageze aho nshaka cyangwa se aho nifuza, ariko byonyine kuba wumva bibaho, kuba wumva bishoboka, buriya nka kano kazina kawe ndumva nakubwira ukuntu karenze. Iyo wumva uri kuba ntabwo ubeshye, nuko abantu baba bataragera igihe cyo kubyemera, ariko humura nyine ibintu byose bizagenda neza kandi Imana yumva indushyi sana. Ndasumva nanjye njya mbyizera, ntabwo njya ncika intege. Murakoze cyane. Rero niba ufite ukwizera, ko ngiye kubwiriza noneho ndagira gute, niba wumva ufite umutima ko kubyizera bizakunda, kandi natwe turahari. Wenda sinzi niba wanyura uze kunyura nko kwa Godfather, ko ngiye hano ntago mpazobereye cyane, nshobora kuza kubura ama message tuze kureba ibyo ari byo. Murakoze cyane, ndabashimiye cyane. Sawa Shwadi akasa mutwe nagenza ndabona ya je uri mu rusaku, vana mu rusaku, ntuwifatanye irondo n'ibisambo. Nuva mu rusaku ndaguha ijambo. Twagiye hano hari umukobwa ufite agakapu bamwita Kawera Julie Kawera, urahari? Yes ndabumva. Ya Bruce Melody, amahoro kabisa. Amahoro cyane. Ya ndi umufana wawe cyane kabisa n'umuryango wanjye. Ntuye muri Calgary. Turabona uzaza gukora ibitaramo muri Canada, ariko Calgary ntabwo mujya muyibuka. Na Edmonton bugufi yacu wendaga kuzaza, ushobora kuba warabikansorinze. Natwe mujya mudutekerezaho. Twari twahanyuza haruguru usuriza umuryango basuze cyane. Twari twakare abantu bari gutegura ibitaramo bamaze kubyumva neza ko ubyoneza kubona wenda n'abandi bari hafi aho, wenda tukageraho twahuriza. Ewana turabafana kabisa. Ewana Imana igihugu umugisha. Ewana dutamo tukanezerwa. Murakoze cyane. Sawa. Birafite ibyishimo nk'iby'inyana yo inka ni konse ebyiri. Uri gitangaza. Isabella n'abandi muri Canada, turaza kubereka site cyangwa uburyo muzagura amatiketi tumara kubona linki. Mujye ku rukuta rwa Melody cyangwa na 155 AM yo kwa Shunuruketa cyangwa kwa Karomba, kwa Karomba. Kubimba nkureba nka kwima gakondo bosore mukondeke abasikama kureba nakubwira. Babarira turi muri promotion, wihangane ntaza ntunjyane muri nta keza rega, nuko ngiye urabizi nkunda umuziki umusa, nkunda umuziki jewe nkunda umuziki, ntabwo nkunda ibyo bindi yabashondora. Nkunda umuziki, nazana mu manotso, nkunda umuziki, that's why I'm here. Reka twihute dufate Isaac. Murakoze cyane Bruce Melody, nagusuje kabisa. Nakwikirira Isaac. Nishimiye kuvugana namwe, gusa nyine ngewe ibintu ukora ndabikunda cyane, nta n'ikibazo nakugira, ndakwizeye. Utubera urugero rwiza, de inspiration nziza. Nanjye nkunda ibintu bya entertainment. Ikintu nakubwira nyine nk'uko watangiye nyine turakwizeye, ufite aho uzagera nyine bizadushimisha kukubona ugeze ku rwego rurenze amwe tuvuga nyine waserukira nyine igihugu ku rwego rw'isi, apana wenda Afrika, wenda na Afrika ukayirenga. So njye cyo nakubwira nyine courage, turagushyigikiye nk'urubyiruko hano mu Rwanda. Njye mba ni Kigali, gusa ibintu bya entertainment ndabikunda kandi ndagushyigikiye. Murakoze cyane, njye nta bintu byinshi navuga, ibyo ukora ndabizi neza, urabisobanukiwe kandi Imana izabigufashemo kabisa. Murakoze. Asante sana Isaac.
Isaac avuga nka Titi Brown. Titi wumvishe ukuntu umutima avuze adahumeka nawe uvuga no stop nkawe. Kuko buri ikibi ni ukuvuga udahumeka ukavuga ibidahumetse nabyo. Tuma ko umusaza avuga ingingo azikurikiranyije ko bavuze ibyo nziza cyane kandi afite urukundo. Okay, ni Jado twagiye. Jado urahari ni Jado. Ni Jado uranyumva? You are my inspirator, you are my role model, you are my everything. Bro, I love you. Sinarinzi yuko kabisa nagera kuri live uriho. Nasabye request nazi neza yuko bari bunzamura ariko Ewan, much respect kabisa. Asante sana gisaza urakoze. Kabisa Ewan, biramutse ngiye bundi Gisenyi nyine ngiye bundi akazi kanye no DJ ariko bro nago narari joro byibura indirimbo ya mbere ncuranga ni hands up. Turabaterezamo muri weekend dufite show ya MTN wacu muzika festival. Tuzabageraho asaba hahiye Ewana nibikunda ubwo dushobora kuzagahuza. Kabisa Ewana ndagufana cyane Melody ubyumve kandi kabisa Ewana. Murakoze cyane. Kabisa merci Godfather. Twagiye King. Okay, King Charles ariko se ko mutari kumutamo Bruce Melody ariko mwabaye muti. Ubu yakataje ku 10 mu mutamo twagiye. King. Yes brother. Melody nta n'intare mwamumanuyeho hano ariko abafana biki gihe ye. Ibihumbi 10 n'ibyiki. Ibintu 8K niki. N'amafaranga umusa. Twagiye. Are you serious? N'amafaranga. Ahangaha ntabwo buzima nk'amadolari 1000. Niyo mpamvu avuye kuri ndakubeshya hano harimo nk'amadolari 30. Mugoro ahangaha harimo mva kuri Twitter bro ntabwo nshobora kuhava. Nta platform kuri isi ndabona ishobora kuryohera nka Twitter. Ndakubonye ntumbonye. N'ubu ngubu nje ahangaha mvuye kandi no mu kanya mfite team no sleep sinshobora nta platform ishobora kuruta Twitter bro. J Baba fata ijambo twihuta. Ariko se muhungu ari hano? Se muhungu gore ase wazamutse wa mugore we arahari. Wari questions sha? Abakobwa bagira isonira. We ihangane gato J Baba uri hehe? Abakobwa bagira isoni se muhungu bagira isoni. Sorry wabonye ko riri mama champagne yakubwiye ko yaje nuza Princess DJ Princess Flora. DJ Princess manuka I mean requestinga kuko yaje. Yaramumanuye ataramanura wowe. Reka nkwereke kwanza kugira ngo manze ngire kamanze ngabanye umuvuduko. DJ Princess Flora gumanuka. J Baba yarananyazo muginga n'imyaka maranye nawe. Gucira umugani w'ikinyarwanda se. Urenzo kumanura. Oya ngo agatoki kamenyereye gukomba agatoki kamenyereye gukomba ngo gahora gahirinye ariko aramenyereye kumanura niyo ujijwe kumanura. Nyone urahari? Umva ndahari. Hi Bruce. Hello Minyoni umeze muti? Fresh ni sawa. Umva mfite umukobwa hano ugukunda urumva ariko ni umwana. Uzaza Dallas ryari? Narahaje last year muri Jingle Bells na Shaggy. Ndabyibuka ariko ntago nari mpari. Yego turimo gupanga n'abantu babada sinabanyana mucomantera. Mucomante wari questize mucomante arahari. Say hi. Hi, Bruce Daddy. Hello, what is your name? Dalva. Belva. Ah, America. How are you, Delva? Good. I like you. I like you. Thank you so much. Okay, umva turagutegereje rero muri Dallas. Aba Canada nabo nabonye byashyushye. Murakoze cyane. Tuzaza mu minsi iri imbere turucyabipanga n'abantu. Okay. Thank you. All right. So is Grace urahari? Godfather se mungu ngo byanze kuri requesting. Ewe ndahari. Nave muri live agari. Yego. I greet you all. Ndaramukije Bruce Melody. Ndishimye kumubona. It's a honor. Ikindi ndamukurikirana ndagukunda cyane. Kandi natwe turagukeneye muri Denmark wazadutekerezaho. Yego nzabitegereza. Ndabizi neza ko abantu dukorana mu bijyanye n'ibitaramo barahari. Barabyumva Denmark naho bahongere kuri list. Thank you so much. Tuzishima tukwakiriye muri Denmark natwe.
murakoze cyane sawa murakoze cyane thank you so much. abantu bafite ibibazo ni benshi bro, ufite abantu barenga 100 bose bari kwesitiza bashaka kugira ikintu bavuga kandi ndabona benshi ari ibyuki. Reka nze nsaba abantu erega nababwiye ko mugomba no kwandika ibibazo nyine tukaza no kubisoma, ntabwo wazamura abantu bose gatukiza amaze no kuruha. So ndabizi mukunda muri benshi, ariko reka nongere nibutse abantu muri Canada yuko ni ukuvuga ngo amatike ubarahari Melody ari kuvuga yamyutinze ko gatoki kamaze kuruha amaze kuruha mani, uzi ko kuzamura abantu karahiye ndaki zamura manura tu so twihuta reka tugende no haje n'abazungu ndagira Celine unmute your mic wowe amataratara Celine rimwe Celine kabiri Celine manuka amani uranyumva ndi kukumva cyane ndi kukumva fatiraho twihute fa nawe ntabwo bari kugushimira kandi nawe hano bakoze ikintu cya danger. Urakoze cyane, jya kuri goro hari hejuru. Urakoze, reka ngushimire kuri goro. Nge niho banshimira, ntabwo banshimira no se muranshimira muranze muzi isura yanjye muranshimira gute. Jya kuri goro nshimire tubibone. Twagiye mukundwa fatiraho kandi ntabandi bantu nongera kuzamura kuko ndashaka kugira ngo Bruce Melody mukanya noneho nzi dutanemo kweri. Twagiye mukundwa ngo njye kuryamana nababaye rwose amasaha aregereje mukanya amasaha agiye niyo pano yanyuma zamuye. Twagiye mukundwa. Yego murakoze cyane. Ongera ijwi nko kugira ubwana n'umugabo yakaryamye murakoze cyane. Yego Bruce Melody ndagusuje cyane. Ndakwikiriye cyane. Nabyifuje kenshi kuvugana nawe ariko nyine uyu munsi ndishimye cyane. Murakoze cyane. Sohoje ibyifuzo byawe. Oya reka mbaze ubwe ko nkunda indirimbo ze, afite ubwenge bwinshi cyane. Mu ndirimbo ze agira ijwi ryiza, mu magambo akoreshamo mu ndirimbo aba ari ay'ubwenge cyane. Ndamushimira kandi ndamukunda cyane kuko indirimbo ze ndazikunda cyane. N'icyifuzo nari mfite njyewe nifuzaga ko nyine twazahura kuko hari akantu namugeneye hari akantu namugeneye amfashije twazahura. nari namenye kare banamwumvise ngo ndomye koko uru rubuga rero sindamenya neza kurukoresha ndi kugira ngo bitaza kumvanga ariko Godfather yabidufashamo. Ni ukuri pe abidufashamo kuko hari bese hari ikintu nakugeneye. Murakoze. Ntugire ubwoba nabirenze gusa nyine wowe tuzahure ubu uzabibona. Unyandikire ndabimuhuza abidufashamo. Urakoze cyane. Twagiye Faika hanyuma kwikiro Clarisse. Faika twihuta. Mbanje kubasuhuza mwese. Yego. Njye ntabwo nari mfite ibibazo gusa nashaka kubwira Bruce Melody ko mukunda cyane kandi ko mu rugo twese turamukunda, turabafana biwe nubwo ubuti buri gutera uretse gato. Nishimiye ko ndi kuvugana nawe, ndishimye cyane. Urakoze cyane. Turabona ni umukozi kandi turizera neza ko biriya bitaramo bizagenda neza. Natwe wenda tutazabasha kugerayo tuzakomeza dusharinge kandi turabizi neza ko bizaba successful. Murakoze cyane. Kandi nubwo album itaraza turabizi ko impamvu yatinze ari ukubera uduteganyiriza ibyiza ari byo twifuriza, tukaba mana yanjye utima uri kubona uretse kumanura ubanza nuzeho gato mana ndishimye cyane. Bruce ndi Musanze niba wenda byakunda wazashaka nako ndabizura umuntu uri bize uri gukora cyane kugira ngo dushimishe, byazanshimisha mu buzima mpuye nawe. Sinzi ikibazo gihari, ntabwo biri gukunda neza ariko menya uko ikirere cyane uko imvura imaze kugwa ariko ndishimye cyane. Bruce ndagukunda kandi reka nkubwire gusenga no kumvira Imana nibyo bintu bizagupushinga. Turabizi neza ko ukora cyane, twifuriza ibyiza kandi Godfather urakoze kunzamura kandi ese TikTok yandika mu Kinyarwanda
Godfather ntabwo byemera kongera kuzamura abantu ndetse uwabanje gukora kuri hall. Oh yeah. Okay, twagiye. Godfather. Oui. Thank you so much. Ndabona meze nk'utsindiye lottery. Kuba ndi hano hejuru na Bruce Melody turinganiye. Okay. So, thank you kunzamura ntarakora kuri goal. So. Bruce Melody. Yes. I'm so happy to see you. I appreciate murakoze cyane. Nanjye kuririmba karirimbo uriya mwana urize mu kanya nanjye kuvuga ati wamuririmbira ngo ntumvize. Ninjye gusoza mu nyibutse ndebe ko nabibasha kuririmba ntungize. Yegusha, thank you. Clarisse kubita vuba kubita ubangura Okay. So akantu nakwisabira Bruce Melody rero kubera urukundo tumukunda ahantu ndi hano muri US bagenda ukajya mu zindi state yanjye nturayigeramo please Bruce Melody uzaza muri Indiana byari cyangwa muri Illinois. We would love to host you in Chicago ukadutwikira ukarenda buke. Bigenda neza ni ukuri ndabitekereza ndanabipanga namwe mbari mideni kubera ko ubwo igihe nazaga naje nihuta kandi nabwo naje nihuta ntago nakoze ibitaramo byari bikwiye ko nagombaga kubikora kubera ko umwanya wambanye muke ariko ndabizi neza ko abantu benshi bo muri Amerika mbari mideni cyane abantu bacu abanyarwanda abarundi abanyamurenge n'abakongomani b'Ikinyarwanda ndabizi ko mbari mideni kuri ndabipanga ndabitekereza tuzabikora. Alright, thank you so much. Reka nawe gutinda n'abandi bakubwire, so I'm so happy. Thank you. Urakoze cyane. Thank you so much. Abantu muze kwihangana bambujije kongera kuzamura abantu bitara ntafite ntuza. Reka bamwita Sande. Uyu Sande niwe muntu wenyine agira umuhanga yarafite imyaka asa nk'uko sinzi niwe umuzi Sande. Justin uramuzi Melody? Kiri kubwo nabonye arangana na Kenisoro. Kenisoro aramusumbaho gato. Niwe wari managinze niyo Bosco wa mbere. Ntabwo muzi? Ariko shagire ko ibyo ntibyari ngombwa reka tugane n'igitangaza. Kambaza akabazo. Ya mbere ntabwo munsi ntwa ariko uzamumenya. Bruce amakuru. Umusanga ufana bikomeye. Mfite ikibazo nari narashatse kukikubaza ndana no kuzakikubaza. Uri umwe mu bahanzi muri East Africa bakomeye ariko bikomeje. Nge nkurikije uko nkuzi dufite abandi basani aba bafite ibiceri byaturutse mu mafamiye nimba mvuze ngo wikomeje biba byaraturutse mu mafi nabyo nabisobanura naringize ngo uravuze ngo narigagaje oya wikomeje urakomeye ariko warikomeje nta hantu tuzi ibiceri byagiye bituruka mu mafamiye bitewe n'abandi basani tuzi bo muri East Africa cyangwa muri Afrika muri rusange. Ariko hari akantu ngiwe ndamutse ngize amahirwe yo kukugira inama ndabizi ibintu byose ukubita ubangura ariko hari nk'amahirwe abantu bo muri Amerika bagumye kuberekarama cyane. Iyo uje muri Amerika sinzi kiba kikwirukansa ukajya muri state imwe ugakubita agatara mukirukanka kandi Amerika ni nini ifite abantu bagukunda twebwe tuba tubireba nk'abafana bawe turavuga kuki ataza muri Amerika ngo azenguruka ama state abantu abahisho bamwereke ko bamukunda arokirite n'abandi banyamahanga uko dufite nk'ubushize aho ntuye witwa Davido yaraje nta nubwo yafanwe n'aba Nigeria abanyarwanda bo muri South Africa nibo bari buzuye amasare ntabwo turakubona urokirita abandi bantu batari abanyarwanda yenda n'abarundi kandi ibyo ntabwo bikorwa wa munsi umwe cyangwa ya weekend imwe uza muri Amerika ugahita ucaho. So ako nagira ngo muzakigeho na management kabisa niba ugiye Canada wijya ahantu hamwe ni urugendo ruba rubonetse kandi ruhenze byukoresha iyo opportunity uhazenguruka ubatemo. Urakoze cyane. Murakoze cyane. Tubirimo turabibona turanabibara ariko nta munsi n'umwe nigeze mbona chance yo gutaramira abantu ngo njyange kubera impamvu zidahwitse ariko hari igihe habaho
impamvu zihutirwa zishobora gutuma ibintu bihinduka. Rero nta n'umunsi n'igihe nagenza muri Amerika numvaga mbishaka nanjye mba nshaka gutaramira abantu, ntago gusohora umuziki ntuzawuhe abo wawukoreye imbere yabo imbona nkubone, nta muhanzi n'umwe wabikunda, buriya haba habaye impamvu zifatika. Hanyuma kukajyanye no kubikoraho kugira ngo dukurure abandi bantu, abandi banyamahanga, nabyo umuntu ari kubikoraho gake gake, ariko si urugendo rw'umunsi umwe, n'urugendo rufata igihe. Ariko turabizi neza ko bigenda bihura, niba dukorana n'abanya South Africa, tugakorana n'abanya Nigeria, tugakorana n'abandi bo mu bihugu bya West Africa, tiriwe tugarukaho hano, nuko turwana no kugira ngo iyo audience tuyagure, uretse no guhura nabo muri diaspora, ahubwo tujye tujya niwabo dukorere akazi. Ndabizi rero ko mu minsi iri imbere byose tuzabibona biri kuba. Asante sana, kuraje kandi kabisa, Canada uzayikome kabisa, bemere bazahite bakwitumirira. N'ubundi baranyitumiriye. Baranyitumiriye, ahubwo nzahite nsubirayo. Nibyo navugaga umusa. Asante sana. Who is next? Ninde uri next wagomba gukurikira? Buse ntumwagera igihe mukande kure. Nadutemo ka karirimbo abandi barakomeza bambaza nzabimubariza. Nuvuga ngo uje kunyoborera live sha. Reka mbe next. Uretse gatono ko nandi gusetinga ntuza, ariko reka maze nkwitinze. Okay, Didi man fatiraho hakurikireho umuntu bita Dodo, hanyuma umwamikazi w'ubushorishori. Mbwizina uri gukoresha hano ntabwo narangiza live utagize ikintu uvuga kuri Bruce Melody. Uyu mukobwa yarwanye intambara ya Bruce Melody kuri Twitter, ni Godimada Sande. Ararwana arangije ararira. Bruce ntugende, uyu mukobwa bari kuvuga ataje kuko yararwanye, yaraduhitanye kuri X. Ararira kuntuka muri document avuga ati mwoka apfa umuntu. Bruce Melody ni umwuka mpumeka, narasetse ndapfa. Yarwanye imbaraga zishize ariririra, akoresha intambara amarira. Bruce ndagufana cyane, nkunda ibikorwa byawe, uri umukozi nk'uko ubivuga. Gusa njye nawe mfite akabazo k'amatsiko, nk'uko ukomeje kutwicisha amatsiko kuri album yawe, turayitegereje. Ikibazo cya mbere, indirimbo Ifoto iri kuri album yawe, icyo ni ikibazo cya mbere. Ikibazo cya kabiri, ko nimba nayo iri kuri album yawe tugitegereje n'ubu ngubu, ese ni abandi bahanzi bandi babo muri Afurika, bo muri East Africa bazagaragara cyangwa abandi bo muri Amerika, ni abahe bahanzi? Amatsiko akomeza twice ko nta kibazo, utubwire ati hari n'abandi bahanzi uyu n'uyu, hari indirimbo dufitanyeho nawe, kandi nifuzaga n'ubundi amatsiko turimo turapfa rwose, amatsiko arimo aratwica. Indirimbo yitwa Iyo Foto iri kuri album yanjye. Nyuma abahanzi bariho bo kugeza bagingo ya mwagiye bibona, bagiye baza hano, abona agiye mbasha kwakira mu Rwanda, bose bariho. Hanyuma abo ntakiriye hano bivuze ko mbona ari njye wagiye. Kubivuga rero none album itarasohoka ni ibibazo, kandi ari amatsiko akomeje kutwica, komeza utwicisha amatsiko none se. Ubwo atica ngo munanguke, ugatanga abanangura ntagaraho, komeza tuminjire. Ariko album iriho bitandukanye n'abahanzi bandi twagiye dukorana. Hari n'umwe mu bahanzi kazi b'abalatino twakoranye kuri album, ariko ibyo byose nkumva amakuru byaba byiza tuyamenye muri listening party, aho album listening party album izabera mbere gato yuko album isohoka. Ibintu byose tumenye naho, ntago ari igitaramo kizaba ari kinini cyane, ni akantu gato turi gupanga, abantu bazicara bakambara ya ma ekuteri mujya mukoresha muri silent disc, ubundi mukumva album uko imeze, ama lyrics muzaba muyasoma imbere gake. Ni ibyo ngibyo. Abundi album njye nababwira ko ari ikintu kinini kandi nakoze igihe kugira ngo abantu bazabyumve neza, niyo mpamvu twagiye duhindura amatariki yo kwisohora. Bizaba ariyo ndabyizeye. Bizaba ari sawa cyane. Wenda utatubwiye abahanzi se twitegeho nk'abaye bahanzi kuva mu bihe bihugu, basi tubwire ibihugu nka bitatu twumvishe. hariho muratino umwe, hasigaye babiri, hasigaye ibihugu bibiri.
ibihugu bibiri bisigaye se ni Nigeria na South Africa. Wow, twagiye. Okay, urakoze cyane Didimani. Okay, Didimani wakoze. Dodo, urahari? Ni Dodo, urahari? Thank you Godfather. Okay, baheri. Godfather ndagukunda nubwo nazi igisora cyawe ariko nawe umuntu w'umugabo. Ngaho nsoma. Oya ndibutse. Ntabwo nasoma umuntu nazi. Afite isura imeze nk'ikigudi. Oya ntabwo yari nk'igitera. Melody. Yes. Uzi ko abantu bahoze bavuga ngo bafite ubwoba nanjye nkaba numva ndi gutitira. Kada sinzi ikintu cyabiteye ariko naho ubundi ndaganira pe. Oya Godfather aba yanatubitsemo akantu k'ubwoba niyo mpamvu. Ndakumanura. Ngo ndakumanura ariko njye sindi butinde ari indirimbo yawe nkunda ariko nzi ko nshobora kuyiririmba ndumva nazi ibintu bindimo. Abantu bari hano kuri iyi live ndakabatuye gusa thank you iriya ndirimbo igisubizamo abantu nyine muri modo iyo byagize iravuga ngo peace kubasa naho muri nyagasani z'abandi bere peace kubasa naho muri yeje ndetse n'ingegeri zaremeye nimubimbaze uyu muziki bara nimubimbaze ubu nabaye icyamamare bado 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 thank you urakoze cyane. Alright, Hope urahari? Arahiye koko. Hope. Yego ndari cyane. Ufatiraho. Melody. Turashimye. Basi ndagusubiye cyane waye ibiyambi byinshi cyane. Urakoze cyane. Reka twadaceceka. Ndagukunda cyane kandi ndagufana man nyine numvaga nshaka kuvugana nawe numvaga nishimiye kuba naza kuri live tukavugana uratsaungiyeho ndagukunda ndagufana nkunda ibihangano byawe kandi ndabikunda cyane nkunda just ukuntu duha indirimbo zirimo inama ziratwigisha hari ibyo twigiyemo so man ndagufana birenze. Then ikintu nashaka kubwira nashakaga kukubwira ko nyine ibintu byose ukora hari ibintu byinshi twigiramo sibyo kandi hari abantu benshi bifuza kuba wenda bamera nkawe ariko ntibabigereho sometime nyine hari n'ababigeraho ariko hari benshi bifuza kumera nkawe bifuza kukwigiraho kugira ngo bamere nkawe. So ndagushimiye cyane nishimiye kukubona nishimiye basi mbwira nk'ijambo rimwe ryonyine nge basi ngenduriye please. Urakoze cyane ho. Murakoze sana. Kandi akeneye ijambo rimwe umubwira ijambo. Ubwo se ndavugirije. Kinyo. Ibintu ijambo ajyana gira umwana ijambo. Byishimiye koko. Ni ukuri ndabyishimiye urakoze cyane kandi uko munsapotinga nicyo gituma ni ukuri murakoze sana kandi. Kuri komereza. Reka ijambo ndimo kuvugire Hope. Nta muntu akifuza ko atagukunda. Ufite turashize ufite amaso ameze nk'inyana iri mu ruhongore ufite amaso meza hasi kandi nkuvugire ijambo Bruce Melody atakubwiye umwana muto ufite amaso meza urumva wakoze cyane. Reka twihute gore umwe rukumbi ugiye kuzazana intare mu mujyi untungu zibu n'ubwoko bubi Semuhungu arashaka kubyara Semuhungu uraho Semuhungu arashaka gutwita Semuhungu none murakoze
murakoze Bruce Melody murakoze sorry ndi gusakuza urakoze nawe mwana wanjye umva Bruce Melody hejuru nta muntu uguhiga niwe wa mbere ukaba wa kabiri kwa gatatu uwa kane tuzaba tumushyiraho ariko uracyari wa mbere kabiri n'uwa kabiri n'uwa gatatu anyway sawa mada ese ubwo uzajyayo cyangwa n'ijyana n'ijya bazakomeza bigire noza kandi uje muri abashatsi wajyaho hasi okay cyuzuzo bite nyampinga byiza Melody biti nyitaye umeze neza umuhungu wirwanyeho umupapa wirwanyeho icya mbere ndashaka kugushimira uburyo nyine wihirinze kuva kera ngewe mperuka kukubona amaso ku maso ugiye muri duze Rwamagana kera cyane ariko ndagushimira aho ugejeje ibikorwa byawe ikindi ngira umugabo ugukunda bimwe by'indani ariko ndamugusurije ikindi nashaka kukwifuriza kuraje mu byo ukora kandi Imana ikomeze igushyigikire mu mirimo y'amaboko yawe yose ikurinde ibijisho bibi murakoze ibijisho bibi ako kantu k'ibijisho bibi niko kabi thank you so much Cyuzuzo urakoze cyane Melody ku mic yawe usa nk'umuntu wayiryamiye bagira ngo yicayeho ntabwo turi kukumva kandi ugiye kuturirimbira tugeze mu cyiciro urashaka guhereza abantu Joe Black fata ijambo Bruce nashaka kugira ngo nkubaze ikibazo kimwe ariko navuga ngo gifite A na B hari umuntu ashaka kukibaza mu Rwanda nawe uba muri showbiz ukuntu nahuye nawe nshaka kukimubaza mbona asa n'utari kumbonera umwanya but anyway bigatipase ko nta n'urimo ahangaha unyemere ngo ushire kuri hotspot nkugire nk'umu business advisor w'umuntu ushaka kuinvestinga ku bahanzi cyangwa se ku muziki nyarwanda ikibazo cya mbere kirabaza gutya ni byasaba ubushobozi bungana iki in terms of y'amafaranga kugira ngo umuntu yinvestinge mu muhanzi nyarwanda byibuze ugerageje kuba ufite izina byasaba ubushobozi bungana iki aho igihe kigeze ubu ngubu iki ni ikibazo cya mbere icya kabiri nk'umuntu ntekereza ko ushobora kuba ufite uholdinze big light y'igihugu mu Rwanda ku bijyanye n'umuziki by'umwihariko ushobora kuba ufite experience y'uburyo ki umuziki ucuruza ukanunguka so ni kandi ntekereza impamvu nyikubaje Bruce ntekereza ko hari abantu wenda bashobora kuba bafite ibitekerezo nk'ibyo ngibyo baba bashaka kuinvestinga mu muziki ariko badafite skills cyangwa se knowledge ihagije y'uburyo ki bawushoramo n'uburyo ki bawungukiramo bakaba banawugira single business yabavana kuri point A ikabajya kuri point B so niyo nama wagira umuntu wumva ufite ubushake bwo kwinvestinga mu muziki ariko akagira izo mbogamizi z'uko adafite skills y'uburyo ki yatwara ibintu muri iyo investment so urakoze cyane Godfather again thank you so much for hosting brother thank you I got you man reka gusubize hanyuma Bruce cy'ubushobozi cyangwa amafaranga bisaba kugira ngo investise mu muhanzi siribaza ko amafaranga yaba hari yose ubushobozi bwose bwaba buhari hari ikintu kinini ushobora gukora kuri tala y'umuhanzi ariko ntabwo aricyo kintu umuhanzi akeneye naringiye kwaha urugero ariko numva ninde ubaha muri cyane cyane nka Godfather bifate nawe ariko reka nze ndutange anyways mu byumve nyine uko nguko niko bimeze niko kuri abahanzi bameze nk'abana kurera umwana kurera umubebe agakura akavamo umuntu ntago ushobora kwinvestisa mu muhanzi udafitiye urukundo nimvuga urukundo nyine wumve ko ibintu ibyo ari byo byose ushobora guha umwana nta rukundo umuhaye akura nabi cyangwa se anagira
ibibazo by'imikurire bitandukanye udashobora kumenya. Mbere yo kuinvestisa mu muhanzi, ikintu cya mbere ukeneye ni ukumukunda, kuba wowe ubwawe umwizereyemo, umukunze, umufitiye urukundo umuntu akwiriye kugirira umuhanzi, atari umufana. Ufite urwo rw'umufana ariko ufite n'urukundo rw'umuinvestor, umuntu unabonera umuhanzi muri ango yindi nk'uwamufasha. Ibyo rero twagiye tubibona kenshi, abantu benshi bagiye baza bagashyira amafaranga mu muziki, ariko kubera ko bashyizemo amakashi yabo nta rukundo bashyizemo, bikarangira ibyo bintu bidatanze umusaruro. Rero si ikibazo gusa, ahubwo inshuro nyinshi bari ikibazo cy'urukundo. Hanyuma rero amafaranga, amastudio y'ama low budget abaho, amavideo y'ama low budget abaho. Ntabwo na precise ngo mvuge ngo ukeneye amafaranga runaka, ariko umuhanzi ugitangira ntabwo nibaza ko aba ari ukwishyira mu ntambwe hejuru cyane, kubera ko iyo yashoreye icyarimwe ugitangira n'ubundi igihe kiragera ukaba ugikeneye amafaranga, kandi we dushobora kuba ayo warateganyije. Birumvikana ku bantu basanzwe bakora business, ubwo urabyumva neza. Ku bijyanye na skills rero, skills haba hari umuziki urahindagurika. Umuziki urahindagurika, uyu munsi haba hagezweho ibi ngibi, ejo hakazaba hagezweho ibi. Bisaba kugendana na trend, kubera ko nta muntu n'umwe ukora ibintu bitajyanye n'igihe agezemo. Ni ukuvuga ngo niba hagezweho let's say amapiano, wowe nka manager ukwiye kuba ufiteho idea. Ntago si inshingano z'umuhanzi gusa kumenya ibigezweho, nawe nka manager ukeneye kumenya ibigezweho. Wamaze kumenya, cyangwa se nka investor ukeneye kumenya ibigezweho. Wamaze kumenya ibigezweho, ushora mu biri ngombwa, ntabwo ushora mu bidafite umumaro. Reka nguhe nk'urugero, nk'ubu ngubu nahoze mvuga ko nshaka guhostinga aba tiktokers ba hano mu gihugu imbere. Ntabwo ngiye kubikora kubera ko ntagira umwanya, cyangwa se kubera ko batagira umwanya. Oya, turahura hakabamo gukonekta no guhuza nabo. Ndabizi neza ko igihe kimwe cyangwa ikindi ibyo bintu hari umumaro wabyo ugenda ugaragara. Rero kumenya ibigezweho, kubera ko business y'umuziki ntabwo ubumenyi bwawo ari ubwo mu ishuri gusa, ko hari naho bigera ubumenyi bwo mu ishuri bukaba buri ngombwa, kuko haba aba lawyer, ba entertainment lawyers, sinzi ba mwari mubizi, bakurikirana ibijyanye n'aba contract y'abahanzi, abagenda bigira haruguru nyine bwo bagenda babibona. Ariko mbere ya byose ukeneye nyine ubumenyi bwo kuri ground. Ikijya kumenya televiziyo irebwa cyane ni iyihe, radiyo ikurikirwa cyane ni iyihe, imbuga nkoranyambaga zishobora gusunika igihangano cy'umuhanzi ni izihe. Ubwo ni ubumenyi bw'ibanze umuntu akeneye kuba afite. Nibaza ko wabona anytime igihe wabihera umwanya. Ndumva musubije neza. Bruce, thank you kabisa, ngira ngo uransubije ndanabyumvishije, kandi ibyo uvuze birumvikana cyane cyane. Ubu ngubu ntekereza ko umuziki unahenze cyane. Umuntu utekereza ku investisamo bimusaba amafaranga menshi cyane, ariko nanone hakaba hari ikintu cyo kumenya nyine ngo azagaruka gute, azakiping up nabyo gute, kugeza igihe azamuye umuntu akumva ko hari icyo yakoze. So Bruce, Godfather, icyo nasorezaho gusa Bruce ni ukukubwira gusa ngo bro, keep it up. Nabigenze gute umunsi abigenze bite? Fungura kamera Melody, hanyuma noneho ubundi noneho umusaza ikintu ateyeho ni iki? Ntabwo Melody ari kuvanga hano, nawe ni stabone ukuntu byadanje. Ntabwo ari kuva hano nta kintu dukoze. Nicyo yaragiye gushaka ahita yikuraho. Melody niwe wanjye, ntabwo ndebera vraiment. Naho okay, akira Melody, ngwino nta kundi ya Melody, wari ufite ngo hari akaririmbo ashaka kuturirimbira. Ariko noneho ndaza kuririmba none ngo rero Imana ize kumfasha byemere. Okay. Piano noneho yambanye nini, uzi ko nsigaye njye gukoraho nkumva ngize ubwoba se. Umuntu tumwe kuwumara tutari kumwe birandemerera, bikambuza gutuza no mu buzima, bitubona ibyo dushaka
gusa turihangana. Ubu bibaye ngombwa kumva ngo usezeyeho, nubwo nta mbaraga reka mbigerageze. Gira ikiniga wirinde kurira, uramutse urize wantera amarira, kandi ndi umuntu w'umugabo uziko kugusezera bingora, gusa muri uyu mwanya bibaye ngombwa kukubabaza sinashobora. Icyo ngusaba ni kimwe n'ukwihangana, ntundize 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 kuri zenarira kuri zenarira kuri zenarira. Ugira ngo piano sinari nyiciye umuzizi. Urayihanura ariko abantu bati Katarina ko iyo ndirimbo ndeba bayishyize mu bishanga badukubitiyeho Karifurika Katarina ndagira nte performance mureke tuzayikorere Igisenyi kuri naha, hanyuma abari muri Canada mube ready. Ibyo piano ntabwo ncuranga neza cyane, gusa nifashisha mu duke urakoze cyane. Ndashaka abantu bari muri Canada, ndashaka abantu ariko nabo muri Canada ku mpamvu yari kwiye turangaha was promoting iki gitaramo cyangwa yitwa ya Bruce Melody ku manzi w'umunyarwanda. Niba dushobora guhura turi abantu magana ngaha ngana gutya, munshyiremo tuzirapo twa Canada ku bantu bari muri Canada. Ndashaka flaga zo muri Canada ku bantu bari muri Canada, mwese muzinshiriremo. Muzi ko Melody afite indirimbo nshya yise Ifoto. Please guys, bro, noneho ni ibintu bibiri. Indirimbo yitwa Ifoto uzi ariyo ivuga ngo ifoto y'urwibutso, ifoto y'urwibutso. Iyo ni ifoto yitwa iyo foto ivuga ngo iyo foto just right my God I'm high batwara iyo foto. Rero ziratandukanye. batwara iyo foto, so batwara iyo foto. Mugende murebe iyo ndirimbo, reka mbabwize ukuri, that's why tuba tugomba kubaha ibindi byose nkuko nabibabwiye. Iyo tugeze mu gihe cyo gusapotinga bamwe mu artist bacu, ngewe ntabwo my friend ndararama. Mugende murebe iyo ndirimbo, mugende murebe indirimbo ya Debeni ni nshyashya, ni plant ariko se Melody iriya ndirimbo wayumvishe gute? By the way, karuka muri big screen. Ndashaka ko agapera kuri iriya ndirimbo wayumvishe ute? Warayumvishe? Ugenda uyirebe, urebe indirimbo ya Debeni yitwa Plant. Iriya video wayibonye gute? Ni fresh, byose bimeze neza. Harimo abantu benshi, harimo umukobwa mwiza, ibintu byose bimeze gutya biri kuri point, bimeze fresh. Alright, so mugende muri izo ndirimbo, mukore subscribe, munasharing izo ndirimbo zumvwe. Nkuko Bruce Melody dutangira iki kiganiro yabivuze, yavuze ati birababaje kubona nshobora kujya muri Kenya ngasanga indirimbo iratutumba ariko nagaruka iwacu nkabona ntabwo inyeganyega. Byari bikwiye ko utera ikirezi akibanza at least akavuga ko abonye audience yo mu kindi gihugu, ariko iyi wabo mu rugo ari shwadiru ayizeye cyangwa yemera ko ihari, kuko dukunda umuziki. Ariko ikibazo tugira ntabwo dushyiraho itafari. Wowe ufite umufollowers umwe kuri platform yawe yari yo yose, kuba ushobora gufata icyo gihangano ukagishyira hariya cyangwa ukagihereza mugenzi wawe, ni itafari rikomeye ushyize ku muhanzi ukunda. Ariko kuza hano ukagaragaza emotions za Bruce Melody ukanavuga ko ushaka kuzamuhereza impano muri babiri, ibyo ngibyo udashobora gufata kiriya gihangano cye cyangwa ufate iyi flyer ubwira abantu bene wabo bari muri Canada bakwishurira ishuri, cyangwa umuhungu gutereta ukohereza iPhone ngo umubwire ko agomba kujya muri icyo gitaramo kugira ngo nagere i Kigali uzamwiteho neza. Nakubwira ko uri muri rwa rubyiruko wa mumeya wo muri Ngoma yavuze ngo urubyiruko rw'ubu ngubu no gutwara bikiri mu ngorofani. Mugani ibihangano by'abahanzi bacu tubisapotinge kuko nibo bacu, kandi tuzaba proud nibamara guterura ibendera ku isi hose. Reka bashimire. This was a Godfather. Reka duse Bruce Melody niba hari ubutumwa cyangwa ikindi kintu yakongeraho, babwiza ukuri ko Melody gira ikintu bwira abantu baradukurikiye baje hanga bakarara ijoro kubera wowe, urukundo bagukunze warubonye, amagambo y'amarangamutima
mutima bakubwiye wayumvishe. Melody, iyo ubonye abantu hano utazi bafite emotion bagaturika bakarira, wumva ugize ubwoba mu nda? ubwoba mu nda bwo wenda mbugira buriya rero ni indege fone ni cya kintu kimanutse gutya ewana iyo uvuze ubwoba mu nda nicyo kintu ntekereza hasigaho buretse kunsaza. Ariko kuba abantu baraye ijoro gutya turi kuganira batanze umwanya wabo ni iby'agaciro kanini. Nawe wakoze compostinga hano ubu ngubu iwacu babumiwe bavuga bati se wa mubyeyi utahaba niyaje ajya kuri telefone n'abarimo ni iki, ariko byose bari ngombwa nanjye baratanze umwanya kugira ngo mbereke ko rero ubwo mukomeze musapotinge koko umuziki wo mu Rwanda, musapotinge turi abanyu, abandi bajye baza ari inyongera, natwe ntabwo tuzabatenguha. Mwakoze byadahari. Mwakoze cyane, reka mbashimire. This was Godfather, mbashimire. Ndabizi mwari muzi ko biri buze bigashya hagatwika. Cyo dufata umwanya tuganire kimuntu, tuganire nk'abantu nabyo bikenewe, na platform zacu ziyubahe nk'uko mwabibonye twaganiye nk'imfura, byagenze fresh. Ntekereza ko n'ibingibi bikwiye, nta drama, nta bintu by'amatiku, ariko murabona ko ikiganiro cyagenze neza. Reka mbashimire. Melody, ndagushimiye, wakoze cyane. Turagutegereje muri Canada, kandi reka tubabwire ko ibyo muha abanyarwanda n'ibyishimo mutanga turabibona, kandi twiteguye kubisapotinga mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Thank you my brother, wakoze cyane kwihangana no kubana natwe. Ndagushimiye. Mwakoze cyane namwe.